Yes guys, nizere ko mumeze neza. Nk'uko mubibona uyu munsi tuzindukiye muri iyi mining yacu ya Maridorine Network. Iyi Maridorine Network amakuru ahari cyangwa se update ihari, bakaba basohoye KYC yabo yari imaze igihe idakora, ariko murabona yuko uyu munsi iri gukora neza cyane. Mining irakomeje ndetse na KYC yayo murareba ko bayitanze kugira ngo tugire gute tuyikore. So mbere yo gukomeza mubanze mukore subscribe, like, comment ndetse na share. Musharinge nimba mubona ufite group y'abantu benshi ariko ntibabashe gukora video, ariko video urayibonye ntacyo bitwaye, yiha abantu bayirebe, ni ugufatikanya, yiha abantu rwose bayirebe. Ikindi nimba hari kitagenda neza muri comment cyandikemo tuzakivugeho, turebe ibyo twahindura mu mikorere yacu. Ndabakunda cyane. So reka dukomeze. Murareba ko rero KYC yacu yamaze kugira gute, bamaze kuyiduha kugira tuyikore, ariko mbere yo kuyikora, mbere na mbere hari ibyo ugomba kubanza ukamenya. Yes, ngibi hano nibyo tugiye kubanza kunyuramo gakeya kugira ngo tubanze tubyumve, ejo utajyamo ngo bikunanire. Kandi iyi ngiyi ni one time, ni one time KYC, ni wango inshuro imwe, n'uyifailinga ubwo urabyumva. Ugomba kuyikora inshuro imwe, ugomba kujyamo witeguye 100%. So baravuga yuko ugomba gushyira ahantu, ugomba kuba witeguye ufite indangamuntu yawe yatanzwe na guverinoma. Ni indangamuntu, ntago ari driving license cyangwa se ntago ari uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ni indangamuntu. Icya kabiri, ugomba kumenya yuko kamera yawe iri gukora neza, nta kintu kitwikiriye inyuma kibuza kuza gufata ifoto neza. Ikindi, ugomba kuba witeguye neza ko uri bufate selfie ufashe indangamuntu yawe, ndetse bikaba bigaragara neza cyane. So ikindi turaza kubona bavuzeho nuko ugomba kumenya ko iyi ngiyi cyangwa se iyi KYC ikorwa inshuro imwe. Ubu mu gihe wayitsindwa urumva uko biza kugenda. Ngibi hano, this is a one-time process. Make sure you are 100% ready before clicking the start of KYC button below. The Maridorine Network KYC verification process may take between 1 to 19 days. Ni wango iyi KYC ishobora kuyikora uwo munsi gakunda, ariko uyigomba kurindira. Crypto Mining Zone. Subscribe, share, like and comment. Watch full video for understanding. Thanks. Amezi atatu, iminsi 90, iminsi 90. Ni wango ivariya cyangwa se itangira kubarwa verification yayo uhereye ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 90. So mu gihe uzaba ukirikinze hari hasi, uzaba wemeye amabwiriza ndetse n'amategeko. Ibyo ni ibisanzwe, ndetse ugomba kubuzi yuko tuzagirindira iminsi 90. Yes, ubwo urabanza ukareba neza kugize gute witeguye. Indangamuntu ndayifite, kamera yanjye imeze neza, igisigaye noneho watangira iki KYC. Ibyo byose numara kubona ubyujije, uzatangire KYC yawe wamaze kureba kamera neza, wayicekinze, ufite indangamuntu yawe, ubwo wakora. So reka tujyanirane dutangire KYC yacu. Ubwo uzahita uza ukande hehe, uzahita uza ukande hano kuri start KYC. Kande kuri proceed, bakujyane kuri website yabo. So nuhagera urareba, bazakwereka ko Maridorine Cryptocurrency KYC portal ngiyo, bya bindi nibyo twabonye tugomba kuzuza. So urareba ugiye kuzuzamo iki, za information zibanza hano. Tuzuzamo information zacu zirimo, iyi ni code, ntacyo turi buyihindureho. Then turaza full name, email, mobile number, country na types of ID. Ubwo ku batari kubireba neza, tuzaba dufite iyi code, iyo ngiyo uyisangamo. Icyo ukora ushyiramo full name, ugashyiramo email address, ugashyiramo mobile number, ugashyiramo country, ugashyiramo na types of ID. Then warangiza ukaza hehe, ugakanda kuri take selfie. So murareba ko tugitangira twavuze ko ID, bari bavuze identity,
kadi ariko ni ikikuranga cyose. Urareba ko hano ushobora gushyiramo ibyangombwa ibyo ari byo byose. Ubwo ni ukugira ngo dukore video iri kerere hatagira pubiza gucanga, ntabwo bivuze ko ari ID gusa. Urareba ushobora gushyiramo driving license, ushobora gushyiramo passport, national ID, state ID, voters residence, military, refuge ndetse n'izindi. Ni icyangombwa icyo ari cyo cyose ushobora gushyiramo, kirakunda. Ubwo hatagira uza kubyitiranya na ya video no mu ntangiriro za video. Ni ukuvuga ngo hano ibyangombwa byose biremewe, bipfa kuba ari identification. Yes. Murareba yuko rero iyo umaze gukora biriya, ubwo ni ukuvuga ngo washyizemo amafoto abiri, amafoto abiri atarengeje megabyte imwe n'ibice bitanu, ugahita ufata na selfie. Wamara kubyohereza, aya maridorine yawe ihita ijya muri under review, cyangwa se bahita bajya kuyitunganya, ikaba izaboneka hagati y'iminsi 10 ndetse n'iminsi 90. Urareba nitujya hano kuri KYC yacu, hano turahita tubona yuko iri muri under review. Nk'uko mubibona, tugomba gutegereza iminsi iri hagati y'10 ndetse na 90. So ciao rero ni methode wa muhungu wanyu Crypto Mining Zone. Aho mutabona ntagiye mbikora neza, nuko mbangira ngo mpishe confidential identity zanjye. Ubwo nawe ugomba gukurikirana audio